stupidities biba biri aho ngaho ushaka kugendera mu kigare cy'abandi bantu wenda bishizemo yuko nyine uyu mutasi adashoboye nawe ukaba wagwa muri uwo mutego. Ndagira ngo utangarize yuko rwose ibyo bintu bihabanye n'ukuri. Ishimwe Rikari ni umwana mwiza, wenda na kari akantu kuba muri iyi minsi atari kumvikana na Jeswiza wenda situzi byihishe inyuma, gusa ndahamya nashidikanya yuko rwose uyu Ishimwe Rikari ibi bimuvugwaho ntabwo ari byo. Njyewe twarahuye n'abandi bagiye bahura, ni umuntu mwiza ugeranyije kureba abandi banyamakuru bagiye batandukanye, reka tuvuge bakuru bizina. Yes, reka twizere yuko mumeze neza inshuti za Open Mind Rwanda, aho mugiye muhereye hose hagiye hatandukanye, mukomeza kugenda mumera neza, Imana ikomeza kugenda ibamera umugisha. Nk'ibisanzwe ni Gasotonto Bombo Shokora mugiye kongera kubana owner of Open Mind Rwanda. Wakoze subscribe n'utarayikora mwese, tukomeza kugenda tubifuriza ibihe byiza, kandi aho utarayikora iki nicyo gihe cyiza cyo kuba wakandaho ukarayikinga ugatera comment kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Umusanzu wanyu rwose dukomeje kugenda tuwushima neza cyane. Uyu munsi tugiye kuba tuganira ku ngingo ebyiri zitarenga, kuko hano mafite iminota itagera ku 10 kugira ngo mbe nsoje rwose mbahaye umwanya ku bari bugende basoza iki kiganiro cyacu. Ni iminota 10 yonyine tugiye kuba tugarukaho. Mu minsi ishize ndetse no muri iyi minsi hari saga y'umuntu bita Jeswiza ndetse n'Ishimwe Rikari, aho Ishimwe Rikari agenda bati wa Mpango, agenda mvuga nabi Mpango nyine nawe akagenda bati Ishimwe Rikari umupampe n'ibindi tudashaka kwinjiramo. Ariko uyu munsi ndagira ngo tube tuganira ku muvandimwe Ishimwe Rikari murebaho hejuru rwose. Ni Ishimwe Rikari, ni umutasi, njye niko mwita, ariko nawe ni izina rye agenda yongeraho avuga ati njyewe ndi umutasi OG, kuko hari amakuru menshi cyane yagiye akoraho abantu benshi batari bafite. Rero aka kantu ko kwitwa umutasi karamufata, ariko nawe agenda abyivugira yuko ari umutasi. Rero hano tugiye kuba tugaruka ku bintu abantu benshi mugenda mwitiranya, genda muvuga amakuru mabi kuri Rikari, umuswa n'iki kuva kuri Radio 1, Fine FM kugeza ubu ngubu ari kuri SK FM. Mwagiye mumuvugaho ibintu byinshi, ibiri byo bitari byo, ariko muri atugende ku ntekerezo zanjye, ku bitekerezo byanjye n'ukuntu muzi, ngiye kuba muvugaho utuntu dukeya rwose kugira ngo nibi tubigire clear, tureke kugendera mu kigare, tureke kugenda twanga abantu nta kintu tubashinja, nta kintu twapfuye nabo, tureka kugendera mu kigare. Kuko Ishimwe Rikari ushaka kutamuzi, ariko bitewe n'amakomenti wenda agenda amuvugwaho mu biganiro bigiye bitandukanye, ugenda wumva ibyo bamuvugaho ukaba wagenda umwanga. Ariko mu buzima busanzwe ndagira gutangarize yuko Ishimwe Rikarido ku muntu utarahura nawe ni umwana mwiza pe, ndamubashimiye. Ni umusore nk'uko nagiye mbivuga, avuye kuri Radio 1 ajya kuri Fine FM kugeza ubu ari kuri SK FM, kuri radio ya Sam Karenzi, kuri nk'uko mwita sini ya Sam Karenzi. Ni umuntu mwiza. Njyewe reka mbabwire, mu nshuro twahuye, wenda ubwo ndavuga iyo muri kureba aho ngaho, ari kumwe n'umuvandimwe Ruvuyanga, twari turi ahantu kuri stade, ariko ibintu agenda avugwaho byose by'amatiku bihabanye n'uko uyu mwana
ateye, reka mwite umwana nubwo wenda afite umugore, ariko ni umwana, ntabwo twavuga yuko akuze cyane. Rero imico abantu baba bashaka kumushyiraho ibintu by'ubustupidizi biba biri aho ngaho, ushaka kugendera mu kigare cy'abandi bantu wenda bishyizemo yuko nyine uyu mutasi adashoboye, nawe ukaba wagwa muri uwo mutego. ndagira ngo utangarize yuko rwose ibyo bintu bihabanye n'ukuri. Ishimwe Rikari ni umwana mwiza, wenda na kari akantu kuba muri iyi minsi atari kumvikana na Jeswiza, wenda situzi ibyihishe inyuma, gusa ndahamya nashidikanya yuko rwose uyu Ishimwe Rikari ibi bimuvugwaho ntabwo ari byo. Njyewe twarahuye n'abandi bagiye bahura, ni umuntu mwiza, ugeragije kureba abandi banyamakuru bagiye batandukanye, reka tuvuge bakuru bizina. Ishimwe Rikari ari mu bantu beza rwose, basabana, ababanaho n'abandi neza, nta kibazo cye. Rero niyo mpamvu nari naje kugira ngo nze hano kuri kamera nanjye ngire icyo mvugaho kitari kibi, ahubwo cyiza, kuko muri iyi minsi umuntu asigaye avuga agahita agwa mu cyaha, ugasanga ribu yanamutambikana. Ariko twebwe nta bindi tuba twivugiraho, ngibyo ni siporo, ni entertainment tuba twibereyemo, ndetse n'abandi tuzagenda tubagarukaho. Ejo bateguje episode ya Ruvuyanga, Iberi, ndetse n'abandi bose baba senior bose, baba stash, mwabonye ko twamuvuzeho nawe cyane. Imana ikomeze kugenda imuha umugisha ku Ishoti TV. Rero kujya hariya ukanga umuntu nta kibi yagukoreye, nta n'ahantu murahurira, navuga yuko nyine ni kwa kugendera mu kigare kandi birangira wisanze warenze umurongo utukura, wakoze ibitari byo, ibidakwiye. ese uranga umuntu nimuhuje ikipe mufana, kuko nahamya yuko mu Rwanda nubwo wenda yahuye na kari akabazo ko kwisanga muri APR umwita umupampe, ariko nta kibi yakozemo. Biriya byari akazi, byari ugushaka ibiceri. Nawe wabikora ubonye ayo mahirwe, kwizerwa nyine se nicyo twamuziza. Banyarwandakazi, nicyo twamuziza? Oya, nta kipe muhuje, ntabwo mukora kuri SKFM mwese, nta nubwo uzajya kumusimburayo, nta nubwo ibyo by'amatiku byose ugenda umuvugaho bizagira. We wigenda mu rwango ujye kuri YouTube utere komenti marabitsi, utuka umuntu w'abandi. No. Ibyo bintu ntabwo biba ari sawa rwose. Ariko muri iyi minsi inshuti za Open Mind Rwanda, tugenda wenda tunagana ku musozo, tunava kuri Ishimwe Rikari n'izindi nkuru zigiye zari muri iyi minsi, ndagira ngo mbatangarize yuko nta gihindutse. Iki cyumweru gishobora kurangira mubonye undi gaso, zuba bivuge gute, Imana ishobora gukoramo ibindi bitangaza muri iki cyumweru. N'ubundi kwa yuko tubana mu minsi yose, ndahamya yuko n'undi muzahita mubibona. Ubwo nimburesingwa, kuko biri kugenda biza nta kibazo. Iki cyumweru ubwo kizarangira ku munsi wo ku cyumweru, ndagira mbatangarize yuko ikizahinduka cyose muzajya muhita mumenyera amakuru ku gihe. Ubwo rero wowe utarakora aho ngaho kukazogera subscribe, koraho tujye tubana neza cyane. Reka mbashimire mwe mwese twabanye, tuzabane mu biganiro byacu bitaha.